Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo turatinze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umubwiriza, turasoma ibice 8 umurongo wa 3, dusome no kuva ibice 24 umurongo wa 12, hanyuma dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 6 umurongo wa 12. Ntago tube dushoje, turaza gusoma n'indi mirongo mike, ariko ubu nonaha reka dusome aho umubwiriza ibice 8 umurongo wa 3 hose turagenda dusoma umurongo umwe no kuva 24:12 na Luka 6:12. Dusome umubwiriza ibice 8 umurongo wa 3. Some haravuga ngo ntukagire ubwira bwo gusezera, ntugashishikarire ikibi, kuko umwami akora icyo ashatse cyose. Kuva 24 umurongo wa 12. Some haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uza ahondi ku musozi ugumeyo, nanjye nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 6 umurongo wa 12. Some muri Luka ibice 6 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje mu izina rya Yesu. Ngushimiye ko ngereye kunyemerera guhagarara hano muri literaniro, muri rusengero, imbere y'abakunzi bawe n'imbere y'abandi bantu bankurikiye mu mpande zose z'isi kubihumuriza ibihumbi. Ndasaba umwuka wera ngo abane natwe kugira ngo iyi minsi 3 itubere iminsi idasanzwe, tubere iminsi y'umugisha. Mwuka wera nabane natwe, ndananiza imyuka mibi yose ayiva ikagera, ndaca intege imbaraga z'abadayimoni aho ziva zikagera mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyubahiro cyawe mwami kigaragare mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Mana yo mu ijuru ishimwe cyane. Igisho mfite uyu munsi nayaye umutwe uvuga ngo umumaro w'amasengesho maremare. Amen. Umumaro w'amasengesho maremare. Buri muntu narebe mu maso ya mugenzi we asubiremo aya magambo. Reba mu maso ya mugenzi we umubwire ngo umumaro w'amasengesho maremare. Ngo amasengesho ameze ate? Nigeze mbabwira ko abantu benshi babipa Imana bagafata akanya gato cyane. Ndagushimye Mana ko wabanye nanjye kuva mu gitondo kugeza aya masaha, ijoro ryose nanjye mu izina rya Yesu, amen. Kandi ubwo umuntu arirangiza yasinziriye. Ndagushimye Mana ko wabanye nanjye ijoro ryose, ukabunda mukije amahoro, ungirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ayo masengesho ntabwo afite umumaro mwinshi. Ndashaka kubabwira umumaro w'amasengesho maremare. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gusenga ukaba imbere y'Imana umwanya munini. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cy'umubwiriza riravuze ngo nujya imbere y'umwami ntukihutire gusezera, ntugasezere kubera ko umwami ashoboye kugira ibyo akora byinshi. Niba wagize amahirwe ukabona umwanya wo kujya imbere y'Imana, ntukayibipe kandi ntukayiva imbere vuba, ntukayiva imbere amaramasa,
ntukayive imbere nta kikubwiye, ntukayive imbere nta kigukoreye. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Abatubanjirije muri uru rugendo ndetse n'abandi banyabubyutse bose babayeho n'abariho, n'abagabo n'abagore babaga imbere y'Imana bagasenga amasengesho maremare, amasengesho maremare. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo kujya imbere y'Imana, amasengesho karite na kantite byose birabarwa, ireme n'ubwinshi byose birabara. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo niba uri imbere y'Imana ukwiye kwicara imbere ukayiguma imbere amasaha menshi, iminsi myinshi, amezi menshi, imyaka myinshi, ukaba imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntukihutire niba uprofise umwanya wo gusenga, waba wiherereye, waba uri kumwe n'abandi, ujye uba imbere y'Imana umwanya munini. Imana idufashe cyane. Ijambo dusomye mu gitabo cyo Kuva, Uwiteka abwira Mose ngo zamuka umusozi uza aho ndi kandi ugumeyo. Imana yabwiye Mose ko aza akagumayo. Mose yaragiye yinjira mu gicu atindayo, atinda imbere y'Imana, abayo iminsi myinshi, amarayo igihe kirekire imbere y'Imana. Avayo azanye amategeko, avayo azanye ibyo guha Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Amagambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka, umwami wacu Yesu nawe ari we cyitegererezo cyacu, nawe ngo nuko avayo ngo aragenda ajya ku musozi ararasenga Imana ijoro ryose. Aya magambo dusomye muri ibi bice byose uko ari bitatu, mu mubwiriza Kuva ndetse no mu butumwa bwiza bwa Luka, aratwereka abantu bagiye baba imbere y'Imana igihe kirekire. Kuba imbere y'Imana igihe kirekire bifite inyungu nyinshi, ari nazo nshaka kuvuga mu kanya. Ndagira ngo nkangurire abantu bankurikiye muri iri teraniro, abankurikiye ku bihumuriza ibihumbi, niba hari ibintu ubona byagoranye, niba hari ibintu ubona byanze, niba hari ibintu ugerageje imyaka myinshi bikaba byanze, jya imbere y'Imana igihe kirekire. Uba imbere y'Imana igihe kirekire. Abakobwa musenge ibihe birebire, amasengesho maremare. Niba waragerageje, waragiye ufata ibihe byo kuba imbere y'Imana, ugafata akanya gato urushye uvuye ku kazi, ugafata akanya gato mu gitondo, ugafata akanya gato ku manywa ukajya mu bindi. Niba hari ibintu bikugoye ushaka ko birangira, niba hari imisozi iri imbere yawe ushaka kwirimbuka, kora amasengesho maremare. Amasengesho maremare. Mana yo mu ijuru cyane. Ibi bintu ntabwo ari ibintu byoroheje na gato. Abasataniste bo barabizi, bajya imbere ya Satani bagafata iminsi, bagafata amezi, mwari muzi ko nabo biriza ubusa kugira ngo imyuka mibi ituwe nabi. Abo bita ababudiste baragenda bakajya mu mwiherero mu makuva, bakamara iminsi 40 n'amajoro 40,
bagafata igihe kirekire basenga Buda. Muri iyi minsi abantu bahaye agaciro, usanga abantu bafite ubwoba ngo Illuminati niyoboye isi, abaframaso, abaroze croix, ugasanga rwose bameze nk'aho babaramya. Ariko impamvu izo mbaraga bagira, basenga ibyo basenga igihe kinini. Ariko ab'itorero niyo bafata igihe cyo kuba imbere y'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, bakagumayo, ntibasezere vuba. Haleluya! Bakazamuka umusozi bakaguma imbere y'Imana, bazakora ibintu bikomeye, kandi izina ry'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo rizashyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byananiranye mu muryango wawe, hari ibyananiranye mu rusengero, hari ibyananiranye mu buzima bwawe. Imana iraguhamagara kuba imbere yayo igihe kirekire. Kugira ngo nshuti zanjye mwige kuba imbere y'Imana igihe kirekire, mumaro w'amasengesho maremare. Abagabo n'abagore bose badasanzwe babaga imbere y'Imana bakagumayo. Abanyabubyutse bose tuzi nabo muri ibi binyejana byacu babaga imbere y'Imana igihe kinini. Tumaze iminsi dusoma inkuru z'umusore witwaga Evan Robert. Evan Robert yabaye imbere y'Imana, yasenze imyaka 4, amara mu masengesho imyaka 4, azana ububyutse mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya no muri Afurika, kuko yabaye imbere y'Imana icyo gihe kingana gutyo. Abandi basenga bugacya bagakesha ijoro, abandi bajya mu masengesho bakirirwayo. Cya bonke abonye ibitangaza Imana ikoresha bonke, aramaza ngo pasiteri, ngo ibi bintu nanjye Imana yabinkoresha. Undi aramubwira ngo yego, ntabwo Imana irobanura ku butoni. Aravuga ngo none se ubivana he? Aramubwira ngo uze njye kuhakwereka. Amujyana mu cyumba cy'amasengesho cye asengeramo wenyine. Nanjye ndagifite iwanjye sengeramo jyenyine. Aragenda bonka apfukama amasaha 8. Amasaha 8 ari imbere y'Imana. Undi apfukamye iminota runaka araruha. Witwa Dage, ushumba ibitabo bya Dage mwarabibonye? Umupasiteri witwa Dage wo muri Ghana yahaye abapasiteri bo mu Rwanda, yahaye abapasiteri 3,000 ibitabo. Ikarito irimo ibitabo 60. Nagize umugisha nanjye kubibona ibyo bitabo, ikabarondo ndi mu bapasiteri 3 babibonye. Yavuze we asenga amasaha 7 kugeza ubwo wese yahindutse amasengesho. Niyo asinziriye ngo umugore we yumva, iyo asinziriye umugore wa Dage yumva Dage asenga no mu nzozi anasinziriye. Kwa kundi umuntu avuga ibyo yiriwemo, ibyo bita mu Kinyarwanda kurazirana ni ugusubira mu bintu wiriwemo usinziriye. We no mu nzozi arazirana amasengesho. Ageze ku rwego rukomeye. Ndagira ngo mbamenere ibanga. Ibintu by'Imana itangira ubuntu n'agakiza konyine. Ibindi nutabishaka mu masengesho maremare ntuzabibona. Kuba imbere y'Imana igihe kirekire, nk'uko ushakisha ibindi ukabibona. Abantu bashaka amafaranga bakayabona, abantu bashaka ibindi niba hari ibindi ukeneye ku Mana, utagura amafaranga, utabwira Icyongereza, utabwira Igifaransa, utabwira dogiteri, bibwira Imana mu masengesho maremare. Impamvu ndimo kuvuga maremare nuko nzi ko amato twese tuyakora.
ndabizi ko amasengesho mato mwese murayakora, ariko amasengesho maremare Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Muracyankunze? Yesu ashimwe cyane. Inyungu, ndashaka kuvuga ku nyungu eshatu z'amasengesho maremare. Icya mbere, atuma umuntu w'imbere akura, akuza umuntu w'imbere. Reka dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, dusome igice cya 4 umurongo wa 16 wonyine. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 16. Ndanezerewe kandi kuba ndimo kuvuga ibi bintu, kandi nkaba naratangiye kubishyira mu bikorwa jewe, kandi ndabizi ko umwuka w'Imana ari bugenderere abantu bankurikiye nabo bagatangira gukora amasengesho maremare. Kadusome haravuga ngo Korinto ba kabiri 4:16, nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Umuntu uri imbere y'Imana igihe kirekire, icya mbere ntabwo acogora. Amina. Muririmbyi yaravuze ngo ntabwo azacogozwa n'inshamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Ngo ntiducogora, ngo nubwo umubiri wacu w'inyuma usaza, uw'inyuma urasaza, ariko umuntu w'imbere ahora ahindurwa mushya uko bukeye. Haleluya. Umuntu w'imbere, wowe w'imbere, uriya uzabona Imana. Erega uwo nguwo ureba mwicaranye ni nk'iri kote nambaye, we nyawe ari imbere, we nyawe ni uwo muvugana, wa wundi uceceka iyo umwuka avuye mu muntu. Iyo umwuka amuvuyemo ashobora gukomeza akangana nk'uko yanganaga, akareshya nk'uko yareshyaga, ashobora no gukomeza akambara nk'uko yari yambaye, ariko utamuhamagara ngo yitabe. Uyu muntu w'imbere rero, amina, niwe uzabona Imana, niwe ukora ibintu bikomeye. Iyo uba imbere y'Imana igihe kirekire, amasengesho maremare, umuntu w'imbere ahinduka mushya uko bukeye. Iri jambo ni ijambo rikomeye, uko bukeye. Haleluya. Kuvuga ngo kanaka atera imbere uko bukeye, kanaka agira ubwenge uko bukeye, yubaka amazu uko bukeye, agura imodoka uko bukeye. Murumva umuntu wagura imodoka uko bukeye, wakubaka inzu uko bukeye. Kuduteraniye muri iri teraniro mu Rwanda habaye nta nzu n'imwe ihari. Urugero, wenda twese tukaba turi nko mu myaka nka 100 ngaho ishize, nta nzu n'imwe ihari. Hanyuma uko tungana gutya, uko bukeye, buri wese akubaka inzu ingana no kuri Hilltop, uko bukeye ukayubaka. Mu gihe gito u Rwanda rwose twaba twarumajije amazu angana na Hilltop. Murabyumva? Hanyuma niba umuntu wacu w'imbere rero, amen, agenda ahinduka mushya uko bukeye, mu gihe gito azaba ageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Azaba ageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, ahambira ikintu ijuru rikagihambira, icyo abohoye ijuru rikakibohora, uwahesheje umugisha akawuhabwa. Umuntu uhinduka mushya
abantu bifuza guhinduka ku muntu wabo w'imbere ahinduka mushya. Haleluya, nimuvuge ngo haleluya. Uko bukeye akagenda amenya amabanga y'Imana, yinjira imuhengereho mu mwuka uko bukeye. Uyu muntu uba imbere y'Imana igihe kirekire, umuntu we w'imbere akuza umuntu we w'imbere. Icya kabiri, agirana ubusabane bukomeye n'Imana. Umuntu wamaze gutera imbere uhora ahinduka mushya. Haleluya, agirana ubusabane bukomeye n'Imana. Imana yigeze ibwira Miriyamu na Aroni igihe bavuga ngo Mose niwe uzajya uvugana nawe wenyine, arababwira ngo umugaragu wanjye akiranuka mu nzu yanjye hose. Mose yabaga imbere y'Imana agatindayo, agatinda imbere y'Imana kugeza ubwo wagiranye ubusabane, Imana ikajya imubonekera, ikajya imuvugisha nk'uko tuvugana. Irababwira ngo abandi nzajya mbabonekera mu nzozi. Ndagira ngo mbamenere ibanga. Mwari muzi ko uwo ari we wese muri twe wajya akora amasengesho maremare agatinda imbere y'Imana, Imana ishobora kukuyereka imbona nkubone. Mose yari umuntu nkatwe, yavutse nk'uko njyewe nawe twavutse. Ben-Hinn yageze ku rwego asenga amasaha 6 avuga adaceceka, kugeza ubwo ngo mama we yajyaga aza kumureba amuhamagaye ngo aze ku meza, akaza akamubwira ngo ngwino ku meza. Ben-Hinn yajya guhaguruka, umwuka wera akamufata akamubwira ngo sheri, yakunda kumwita sheri we, nawe akita sheri, akamubwira ngo ndacyashaka akanya gato, ndacyagushaka, akamufata ikiganza akagumaho. Hari ikorasi bajya batera ngo biva mu gusenga, biva mu gusenga. Kandi iyo ngico nyakwigendera pasiteri Yongico yanditse mu gatabo kitwa Urufunguzo rw'ububyutse ngo nta mwana Imana ikunda kurusha uwundi. Ntabwo Imana ifite abo yabigeneye ngo ni ibya barunaka na runaka. Abayishakana umwete bose bazayibona, abayishakana umwete bose bazayibona. Haleluya, haleluya. Mose yari afitanye ubusabane bukomeye n'Imana. Yosuwa igice cya 6:27 haravuga ngo nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, ngo nuko arogera. Barabanaga kandi Imana yaramubwiye ngo niwomatana nanjye nk'uko umugaragu wanjye Mose yomatanye nanjye, ngo nta muntu, uvuga ngo nta muntu, bibwira umuntu mucyane ngo nta muntu warinda kuguhagarara imbere mu minsi yo kubaho kwawe kose. Niwomatana n'Imana nawe, haleluya, nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere. Yosuwa namenye impamvu Yorodani yabonye Yosuwa iramutinya, yari afitanye ubusabane n'Imana, yabanaga n'Imana. Niyo mpamvu Yeriko yaguye imbere ya Yosuwa, niyo mpamvu yahiga hinduka umuyonga, Abagibewoni bakayamanika, Abanyakanani bagatsindirwa imbere ya Yosuwa. Niko bizagenda nawe nusabana n'Imana. Haleluya, Yorodani izatandukana, Yeriko izagwa. Oh haleluya, ntabwo izabasha kukwitambika. Teka yabanaga na Yesu. Avuga mu Waroma 8:31 aravuga ngo mbese tuvuga iki? Ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Nivuga ngo ninde? Umugani mu Kinyarwanda ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma.
hanyuma rero nuba mu ruhande rw'Imana ntabwo uzaba uhagarikiwe n'ingwe, ahubwo uzaba uhagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Ukinga ntihagire ukingura, utanga amahoro ntihagire umuntu utera amahane. Haleluya! Reka tumukomere amashyi menshi n'impundu nyinshi. Uwo ni umumaro wa kabiri wo kuba imbere yo gusenga, amasengesho maremare. Ubuzima bwa Pawulo bwose bwari amasengesho. Yaravuze ngo nirirwaga ubusa kenshi. Mana ishimwe cyane. Kugirana ubumwe n'Imana. Mu mpamvu zirindwi zitera Imana gukora, mu nyigisho mfite yitwa impamvu zirindwi zitera Imana gukora, impamvu ya kabiri ni ukugirana ubumwe n'Imana. Ukaba mufitanye ubumwe, ukajya guhamagara ngo Kayitare mugaragu wanjye, Yesu ashimwe. Uzi Imana yikuye ngo ndahari, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Wari wahura n'ikibazo gikomeye, kumva Imana iguye ngo ndi kumwe nawe. Hari igihe nagiye kuva numva ijwi riramwe ngo nzakurwanirira, hanyuma intambara ziravuka, nkajya numva ihari ko yambwiye ko izandwanirira. Yivuze ngo nzagutabara, yivuze ngo nzakurengera. Haleluya! Mana ishimwe cyane. Kandi abantu bari muri riteraniro, abantu bankurikiye, harimo abantu Imana igiye gukorera ibi bintu, kujya babwira ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe, nzagendana nawe. Abigeze bumva ijwi ry'Imana nibavuge ngo haleluya. Umuntu bigeze bumva Imana ivuga navuge ngo haleluya. Nukomeza kugirana ubumwe nayo, izajya ivuga wumve, izajya kwihishurira. Mana ishimwe cyane. Inyungu ya gatatu yo gukora amasengesho maremare, uwo muntu agira amahishurirwa adakama. Mose mugaragu w'Imana waga imbere y'Imana amasaha menshi. Mwari muzi ko igitabo cy'Itangiriro, igihe cya Adamu, Mose yaratarabaho. Ntabwo Mose yabayeho mu gihe cy'Aburahamu, ariko kuko yabaga imbere y'Imana yahishuriwe ni ibyo abasiyantifike batamenya. Byarabaye ibintu bazi ko umuntu ngo yavuye ku nguge, yavuye ku ngagi, ariko umugabo wabaye imbere y'Imana igihe kirekire, wabaye mu masengesho igihe kirekire, we aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iravuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Habeho isanzure, isanzure ribaho. Habeho ibiva, ibiva bibaho. Haleluya! Nuba imbere y'Imana igihe kirekire, uzajya uhishurirwa ibyo abantu batamenye. Umenye amabanga ahishwe isi itazi, so na nyoko batazi, abo mukorana batazi. Imana ikubwire ngo uyu munsi unyura, aba ariho unyura. Ikubwire ngo uca, aba ariho uca. Ahantu ntuye Imana yahambwiye muri 83, mpatura muri 2002, ariko nari mbizi ko nzahatura. Kandi bimbwira hari ishyamba rya leta ry'inturusu, niyo watemagamo igiti muri za 83 baragufungaga. Imana imbwira ko nzahatura. Ubu nta giti na kimwe gihari cy'inturusu, hari umudugudu n'umujyi. Nabimenye icyo gihe. Mose wambwira ute? Mose kumenya Adamu, akamenya n'izina ry'umugore we Eva, akamenya Abeli, akamenya Kayini, akamenya na ba Seti nabo bashatse n'urubyaro rwabo. Yari afite amahishurirwa adakama. Imana ishimwe. Ntabwo
yabiboneye ubusa, yishyuye ikiguzi cyo kuba imbere y'Imana mu masengesho maremare, kuba imbere y'Imana akagumayo. Haleluya, haleluya. Mose yamenye n'ibizaba, aravuga ngo Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye uturutse muri bene wanyu. Yavuze iby'itangiriro avuga n'iby'iherezo, kuko yabaga imbere y'Imana igihe kirekire. Aba ba Ezekiyeli, abahanuzi ba Daniyeli, ba Yesaya n'abandi bakozi b'Imana batubanjirije bari abagabo baba ku misozi. Ba Elisa bari batuye ku musozi, ba Eliya babaga ku misozi. Bisobanura mu masengesho, mu buzima bwo gusenga. Haleluya. Bakaba imbere y'Imana bagahishurirwa ibintu isi itamenya. Wowe wambwira ute umugabo nka Elisa wari utuye i Dotani, nko muri kilometero 150 uvuye i Damasi muri Siriya, kugira ngo amenye ibikorerwa muri etamajoro ya Siriya? Barimo bagambanira igihugu cya Isirayeli ngo bagitere, hanyuma bakohereza ingabo. Elisa akabwira umwami, haleluya, ngo baragutera banyuze bunaka. Oh haleluya. Umwami agashyirayo abantu kugeza ubwo bibashobeye. Abami ba 2:6 ngo nuko umwami ubwoba buramwica, aravuga ngo ninde utuvamo ngo ajye kubwira umwami ibintu tuvugira mu murere, ko buri gihe twohereza abantu twabikoranye n'abanyebanga, hanyuma tugasanga umwami w'Abisirayeli yabimenye. Ninde utuvamo? Nuko umwe mu bagaragu be, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, aravuga ati oya databuja, ntawe utuvamo, ahubwo mu Isirayeli hariyo umuhanuzi, hariyo umuhanuzi. Haleluya. Mana ishimwe. Nuba imbere y'Imana igihe kirekire, nta kizagutera utabimenye, nta kizakurwanya utabimenye. Intambara izaza uzahahira buturuke, uzi n'amaherezo yayo. Haleluya. Abantu baba imbere y'Imana bakora amasengesho maremare, bibikaho amakuru, baba bibitseho amakuru. Hari abakobwa muri iri teraniro bibitseho amakuru, hari abadamu bibitseho amakuru, hari abashumba bibitseho amakuru, bazi uko ibintu bizarangira. Mana ishimwe cyane. Uzi kuba ufite ikibazo utazi uko kizarangira. Abantu bakirirwa mu butayu, ntabwo ari bibi, nanjye najyaga mbujyamo, ariko igihe najyaga mu butayu nyine harebwa kwa amasasu, imisozi sinabasha kuyurira, sinabasha no kuyimanuka, kubera ko ndeba naho najyayo. Ariko najyagayo jewe n'umuntu umwe tujyanye, tukafata umukeka tukajya munsi y'igiti twenyine. Bajya kumva abandi baravuga ngo umva kwivuze, ukabona abantu bamuri inyuma barimo baramugendaho ngo bitenze gutya, bakabapfunikira amazi, abantu bagataha nayo. Umwenda wakigeze agahera ko watabutsemo kabiri. Wakigereye wakiyinjiriyeyo imbere y'Imana, amabanga ndyamanye ntagarayo bampanuriye, nayo nibwiriwe. Abahanuzi barahari, niyo bampanuriye basubiramo iby'Imana yambwiye. Amera nka Elisa. Elisa niwe abana bahanuzi barambwaga bati wamenye ko Eliya yagiye kugukurwaho, akavuga ngo nimuceceke nabimenye. Bwira umuntu mucanye ngo bajye kubwira ibintu wamenye, ubifite. Haleluya. Ubifitiye uburenganzira bwo kumenya amakuru, ariko uba imbere y'Imana amasaha menshi kugira amahishurirwa adakama. Elisa yari afite amahishurirwa ameze atyo, bayiriye nuko bari bameze. Imana ishimwe cyane. Nimusenge mubi imbere y'Imana igihe kirekire. Luka 18:6-7 haravuga ngo mbese ntimwumvishe umucamanza cyane yavuze ngo none ubwo bimeze bityo
imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro ngo mbese yazirangarana. Umurongo wa 8a iravuga ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. Ngo ryari? Vuba, vuga ngo vuba. Vuba. Abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bifuza gutabarwa vuba, nimuvuge ngo haleluya. Umva ikiguzi mugomba kwishyura. N'ubutaka amanywa nijoro. Yesaya 62:6-7 haravuga ngo dore nshyize abarinzi kuri Yerusalemu ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere kugeza ubwo nawe wakongeraho icyo ushaka. Amina, haleluya. Bwira umuntu mucanye ngo hindura imisengere yawe, hindura imisengere, hanyuma imibereho nayo ihinduke. Ibintu ni bibiri, hindura imisengere, imibereho nayo ihinduke. Hindura imisengere, haleluya. Kandi n'uburenganzira bwawe gusenga. Imana ishimwe cyane. Gusenga, amasengesho, abagabo n'abagore bagiye bakora ayo masengesho maremare. Uwitwa Dani na mugenzi we barabinginzi b'umunyabubyutse w'umunyamerika witwaga Charles Finney. Uwo Charles Finney nawe yabaga imbere y'Imana amasaha menshi, akaba imbere y'Imana igihe kirekire. Umunsi umwe ngo yanyuze mu kajagari ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri gari ya moshi. Noneho indaya zari mu mabuwate zikajya zikubita hasi zipfukamye zivuga ngo Yesu ni umwami. Abari mu bubari bakikubitana hasi amacupa bavuga ngo Yesu ni umwami. Hari igiterane cye kimwe higeze kwihana abantu 100,000. 100,000 mu giterane kimwe. Hanyuma ngo bibaza impamvu ibyo bintu byabaye. Bakurikiranye bamenya ko Charles Finney yanyuze muri uwo mujyi ahaciye gusa. Bamukurikiranye basanga imbere y'Imana amasaha menshi. Muri iyi minsi shumba wanyu nuko ari inshuti yanjye cyane, naranze gukora ibiterane. Numvaga nshaka uyu mwaka kugira umwaka w'amasengesho, ku buryo nzajya amasengesho, ku buryo ibyo nashyikira byose byo mu mwuka nzabishyikira. Kandi birashoboka. Amen, birashoboka. Uzagira umuntu umwe uze mwereke ko basenga amasaha menshi, gupfukama. Njye ntabwo ndageza ku rwego rw'abo ngabo bose, ariko nibura amasaha 6 kuva saa 12 kugeza saa 6 mvuga ntaceceka. Urapfukama, gupfukama waruha ugahagarara, waruha guhagarara ukubika inda, waruha kubika inda ukagarama, ukaryamira urubavu ukongera ugapfukama, ukavuga mu ndimi, ukavuga mu ikintu, umusozi wose ushaka kuvaho uvaho. Nuko nasengeye madamu wanjye amasaha 6 yapfuye arazuka. Nuko namusengeye arwaye ibibyimba byo mu nda bivamo, n'ibindi byinshi muri imbere y'Imana amasaha menshi. Mujye imbere y'Imana, harimo inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Abo binginzi ba Charles Finney, uwitwa Dani na mugenzi we, bajyaga bajya imbere y'Imana. Amen. Bakayibwira ngo utwemereye niba uzatugenderera mu giterane, kugeza ubwo Imana ibemereye ko izabagenderera. Mu gatabo kitwa Gutegereza Ububyutse kanditswe n'uwitwa Bill Bright, yaravuze ngo Gihenomu, isi n'isi ntabwo byabashaga kwitambika amasengesho y'abo bagabo. Ntabwo mwacyumvishe? Iyo mubyumva mu makomeye Imana amashyi. Ntabwo Gihenomu n'isi byabashaga kwitambika amasengesho y'abo bagabo.
nawe urasabwa kuba imbere y'Imana kugeza ubwo Gihenomu, haleluya, n'isi bitabasha kwitambika amasengesho yawe, bitabasha kwitambika amasengesho yawe. Sanga bavuga ngo pastor ngo nsengera ngo cyane cyane abakobwa ngo nsengera ngo bantwariye ijipo, ngo mwene se wazaguza indi, ngo ya pastor ngo baranzinze. Uburenganzira bwo kuzinga bene abo, amina. Ntawe ufite uburenganzira bwo kwitambika ubukwe bwawe niba usenga amasengesho amezi atyo. Ntawe ufite uburenganzira bwo gusenyera urugo, nta murangi ugufiteho ububasha. Ngo nuba imbere y'Imana igihe kirekire, bimubwire muhanurire, mubwire ngo nusenga amasengesho maremare, bimubwire cyane, nusenga amasengesho maremare nta Gihenomu, sakuza umubwire ngo nta Gihenomu, nta si, nta murangi, nta mupfumu, nta mukonikoni, nta hembe, nta nyabingi, nta gitega, nta ruzingo, nta burozi, nta muntu uzakwitambika uzakubuza kugera aho Imana yakugeneye kugera. Komera Imana amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Oh haleluya, 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 haleluya. Niyo mpamvu Daniyeli intare zitamushoboye, ntibazakubeshye, ntabwo intare zashobora umuntu usenga iminsi 21. Ngo hari amabuye yitwa amiyante, ayo mabuye iyo yatwitse ntabwo ashya. Burya Basaduraka na Meshaki na Abedinego amasengesho yari yarabambitse ibyo bita mu Gifaransa ngo ni zabi amiyante, iyo myenda idashya, imibiri idashobora gushya, iyo ntirogwa. Niwe Yesu yavuze ngo nimukandagira ngo niba nk'ikintu gice nayo kizabatwara. Erega ntabwo ari ikinamico. Imbaraga z'Imana tuvuga si ikinamico. Imbaraga z'Imana tuvuga zirahari, imbaraga z'Imana tuvuga zirakora, kandi muri ibi bihe bigoye zagombye kugaragara cyane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu, oh haleluya, 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 haleluya. Bene abo bagabo, bene abo basore, bene abo bagore, bene izo nkumi, ntabwo wabicira igihe ushakiye. Ntibazakubeshye, ntiwabicira igihe ushakiye, ntiwabirukanira ku kazi igihe ushakiye. Abo bapfa ijuru ryabyemeye, bapfa ari uko ijuru ryakoze inama. Nta muntu ushobora gupfa kubica. Nabwiye abantu ngo umuntu naza kugira ngo nakwica, ujye umusubiza ngo ntago ndi inkoko y'iwanyu. Ntago turiho kubera abantu, abo niyo baho kubera abantu, turiho kubera Imana. No gupfa tuzapfa kubera Imana. Imana yo ishimwe cyane. Nujya imbere y'umwami ntukihutire gusezera, haleluya, ntukihutire gusezera ataragira icyo akubwira sha. Ngewe iyo ndi kumwe n'umuntu mbona nta kintu yakungura, haba ari mu mwuka no mu buryo bundi, mba numva ntashaka gutindana nawe. Iyo ndimo no kugira ibyo mwungura nawe ntabyumve, mpita musezera. Ariko umuntu ushaka ngaho mbwira, nk'ubu ngize amahirwe nyakubahwa perezida wa repubulika akampamagara, ntabwo nasezera niwe wansezerera. Vuga ngo ntabwo napfa kuhava, nahaguma kugeza agize icyo ambwira. Nujya imbere y'umwami ntukihutire gusezera, nujya imbere y'Imana ujye uhatinda. Zakariya yarahatinze ahakura umwana, Aburahamu yarahatinze ahakura umwana, haleluya. Simewoni yarahatinze aterura igitangaza. Mana ishimwe. Reka nsaba umuntu wese wicaye ahaguruke, nsaba umuntu wese wicaye ahaguruke.
tugiye gusengera hamwe twese. Turasenga twihana mbere ya byose, twihana ubunebwe, twihana kudasenga. Hanyuma dusenge dusaba Imana kuduha umwuka wo gusenga. Impamvu nsaba buri wese gushyirijwe hejuru, gushyirijwe hejuru, tugafata umwanya wo gusenga. Buri wese ashyirijwe hejuru, buri wese asenge, buri wese asenge ashyirijwe hejuru. Nushaka usenga ugendagenda mu rusengero, nushaka upfukame. Mana Data wa twese wo mu ijuru, buri wese nashyirijwe hejuru. Mana Data wa twese wo mu ijuru, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, mu izina rya Yesu w'i Nazareti turi imbere y'amaso yawe. Turagushimye mugabo w'amahanga, turagushimiye muremyi w'ijuru n'isi, turagushimiye kuvuganye n'ubugingo bwacu, turagushimiye kuvuganye natwe. Mana, Hana yatinze imbere yawe ahakura Samweli, Hana yatinze imbere ahakura Samweli, Danieli yatinze imbere yawe, oh haleluya, ahakura ubutsinzi. Oh haleluya, Zakariya yatinze imbere yawe ahakura Yohana umubatiza. Mana Data, turi imbere yawe, ndirukana umwuka w'ubunebwe, ndirukana abadayimoni bo kudasenga mu izina rya Yesu. Abadayimoni babuza abagabo n'abagore gusenga, abadayimoni babuza abasore n'inkumi gusenga, abadayimoni babuza abakozi b'Imana gusenga, ndabirukanye, 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 ndabirukanye. Mugende murekura abantu batongere gusenga no kuba imbere y'Imana igihe kirekire. Oh haleluya, Mwuka Wera, gendera iri teraniro, gendera abantu bari muri iri teraniro, gendera buri muntu wese unkurikiye kubihumuriza ibihumbi, kuba imbere yawe igihe kinini, amasaha menshi, iminsi myinshi, ibyumweru byinshi, amezi menshi, imyaka myinshi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwuka Wera, tugenderere, tugenderere. Hagurutsa, hagurutsa ab'inginzi, hagurutsa abanyamasengesho kuri iyi mperuka y'ibihe, kugira ngo ububyutse, ububyutse bwahanuwe, ububyutse buhanurwa bube, butubeho, butubeho. Hari ijambo mushumba yavuze ngo buri muntu avuge ngo ndashaka guhura n'Imana. Ngewe ndashaka guhura nawe. Buri wese nasenge kugira ngo ahinduke umuntu w'imbere y'Imana, ntazongere gusezera, ntukongere kubipa Imana. Imana yashaka kuyitinda imbere, Imana yashaka kuyiba imbere. Abagabo n'abagore bayibaye imbere, bakuje abantu bakujije umuntu w'imbere, bagiranye ubusabane. Nusabana n'Imana, isi ntizakwitambika, Gehinomu ntizakwitambika. Nta n'undi n'umwe wasabanye n'Imana. Niyo mwami w'abami, niyo mutwara utwara abatwara, niyo yonyine Bibiliya ivuga. Ikingura ntihagire umuntu ukinga, niyitabara ntihagire uwitambika. Data wa twese, Data wa twese mwiza, Data wa twese wo mu ijuru. Oh rarabaka wawashanta, oh rerebeke kenedesteka, oh rarabararasha. Mwuka w'Imana, ndakwinginze mu izina rya Yesu, gendera itorero ryawe, gendera itorero ryawe muri imyaka y'iherezo. Hembura umurimo wawe Mana, kandi umurimo wawe utumenyeshe. Niko Habakuki yavuze, niko Habakuki yavuze. Oh Data, ububyutse witeguye kubutanga, witeguye kurimbagura imisozi, witeguye gusatura ijuru. Ariko wabuze abagabo n'abagore, wabuze abasore n'inkumi. Mwami, warababuze. Turiteguye, turaje Mwami, turaje, turahagurutse, dufashe umwanzuro wo gutangira gusenga no kuba imbere yawe igihe kirekire. Oh haleluya, Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese ukiranuka, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubushobozi. Oh Wera wa Isirayeli, ndahamagara Umwuka Wera, Mwuka Wera natugenderere, Mwuka Wera natugenderere, Mwuka wo gusenga. Tera inyota abagabo n'abagore, tera inyota abantu bose bumvishe amagambo. Ijambo rya riravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, niko umutima yacu
imitima yacu ntiyahagizwe no kugushaka. Uriho kandi uraboneka. Waravuze ngo ndirahiye abanshakana umwete bazambona. Yesaya nawe aravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Uri Imana iboneka, uri Imana iri bugufi. Keneye abantu bazi imbere yawe Mana Data, mu izina rya Yesu. Muri uwo Mwuka Wera ni wake, muri uwo Mwuka Wera ni wake muri iri teraniro, muri uwo Mwuka Wera ni wake. Turirukana imbaraga zose za Satani, turirukana imbaraga zose z'abadayimoni. Ndavunagura imigambi y'abarozi, turaburiza imigambi ya Satani, turavunagura imigambi y'abapfumu, turavunagura imbaraga z'abayiriminati, imbaraga z'abafuramaso turazisenya. Turahamagara icyubahiro cy'Imana. Orarabaka wawasha, orerebeshente nedesteka, rarabakanka wawasha, orebeshente nedesteka. Nyaguhimbazwa, nyagupfukamirwa. Uri mwiza urakarama. Uri mwiza wahozeho kandi uriho uzahoraho. Mana dukeneye ububyutse, ariko ikiguzi turacyumvishe. Nukuba imbere yawe igihe kirekire, nugusenga igihe kirekire, nugusenga iminota myinshi, amasaha menshi, iminsi myinshi, ibyumweru byinshi, amezi menshi. Oh Data, buri wese muri twe urashaka kumukoresha. Buri wese muri twe yazana ububyutse, buri wese muri twe yahesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze Data, nta kintu na kimwe kiri bwongere kubasha kutwitambika. Gihenomu ntabwo uri bushobore gukomeza kutwitambika. Gihenomu watwitambitse igihe kinini. Mu izina rya Yesu tuguhaye amatangazo, turagutangariza kudakomeza kutwitambika. Gihenomu yuka mibi watwitambitse igihe kinini, turatanga amatangazo, ntabwo uri bukomeze kutwitambika. Mu izina rya Yesu buri wese nakomeza asenge, buri wese agira ibyo yatura, buri wese agira ibyo arema, buri wese agira amatangazo atanga, buri wese nagira amatangazo atanga. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu rifite imbaraga, turatangaza ko nta mbaraga izongera kwitambika imigisha yacu, nta mbaraga izongera kwitambika amasezerano yacu. Isi ntizabishobora, isi ntikibishoboye, Satani ntakibishoboye. Mu izina rya Yesu, umuriro wawe uraje, muri uwo Mwuka Wera uratse. Itangaza bigiye gutangira gukoreka imirimo yawe. Rarabaka wawasha. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Mwami w'abami. Imana irashaka kukumva ijwi ryawe ririmo kuvuga. Imana irashaka kukumva uvuga, wihita usezera. Komeza usenge, buri wese yige gusenga, buri wese yige kuba imbere y'Imana igihe kirekire. Mana ya Mose, Mana ya Eliya, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abanye n'aba Dawidi n'aba Daniyeli n'aba Saduraka n'aba Meshake n'aba Abedinego, ni wowe Mana yacu. Mu izina rya Yesu, intege nke zirarangiye, ubwoba burarangiye, abadayimoni barahunze, imyuka mibi iragiye, imyaku iragiye, imbaraga za Satani ziratsinze. Abakobwa barabohotse, abasore barabohotse, ingo zibonye amahoro n'umutekano kubw'amasengesho y'abera. Ndahagarika nona imikorere ya Satani, ndahagarika imikorere y'abadayimoni yose mu izina rya Yesu. Imikorere y'abadayimoni ku buzima bwawe, ndahagarika imikorere y'abarozi ku buzima bwawe, ndahagarika imikorere y'indwara ku buzima bwawe, ndahagarika mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, imikorere ya paralizi umubiri wawe ndayihagarika mu izina rya Yesu. Ndahagarika imikorere y'ubugumba, ndahagarika imikorere y'ubumuga mu izina rya Yesu. Nibikuveho
data wa twese, urakoze Mana y'ubushobozi. Hari umuntu nkurikiye maze iminsi arota inzozi mbi cyane, ndahagarika iyo myuka itera mu nzozi, ndahagarika abo dayimoni bagutera mu nzozi, ugakanguka umutima utera kubera inzozi mbi. Abo dayimoni ndabahagaritse, ndavunagura imbaraga za Satani, ndirukana imyuka mibi ishaka kugusenyera urugo, ndirukana imyuka mibi ishaka kugusenyera urugo mu izina rya Yesu. Ndayishenye abadayimoni bakurwanya mu kazi, abadayimoni bakurwanya mu byo ukora, ndabavunaguye, ndabahagaritse. Mwuka wera tugenderere. Urakoze Mana yacu, urakoze muremye ijuru n'isi. Tugukomeye amashyi menshi, tugukomeye amashyi menshi n'umugisha cyane data, mu izina rya Yesu. Amen, amen. Umunsi w'ejo Mwuka wera arimo aravugana nanjye ku munsi w'ejo uzaba ari umunsi udasanzwe. Imana izakiza abarwayi, Imana izabohora imbohe, Imana izatabara abantu, izahoza abarira. Umuntu uzaza muri iri teraniro nta n'umwe uzasubira yuko yaje, nta n'umwe uzasubira yuko yaje. Murarike telefone inshuti zanyu, muzane inshuti zanyu. Imana igiye gukora imirimo ikomeye ku bugingo bwacu. Imana igiye kugenderera itorero, Imana igiye kwigaragaza, Imana igiye kubagira neza. Imana namwe ngo hari abantu babiri Imana igiye guhemba, Imana igiye guhemba. Hari abantu babiri muri iri teraniro Imana igiye guhemba uburyo bitanze imbere yayo. Imana igiye guhemba kandi izabakorera ibintu abandi batangara. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.